derby yashyushye, derby igeze aho buri wese yifuza kuyireba ndetse amatike arimo aragurwa ku bwinshi. Biravugwa ko amatike ari no hafi gushiramo rwose, ariko ntabwo ari byo bituzanye, ntabwo ari byo tuje kuvuga. Ahubwo uyu munsi tuje kuvuga ku buryo ikipe ya PRFC yiteguye ndetse ku rupapuro bigaragara ko ari nayo ishobora kuza gutsinda no kwegukana ino derby. Reka rero noneho nifashishe abanyamakuru bakomeye ba Radio Rwanda, Rugaju Rigani Ruvuyanga ndetse na Mugaragu David, batubwire ndetse badusesengurire niki kiri kuvugwa ndetse niki ubona APR iri kurusha Rayon Sport bishobora kuzatuma ndetse n'iyi derby yayegukana. Ikurikirire maze wiyumvire. Ejo avuga yuko APR itazaha umuntu wese ikazi ishaka gukora ibintu byayituje ikabikora awikoro, ariko APR muri gitondo ngira ngo yabitekerejeho, niyo bari banafite niyo gahunda yo kuvuga ngo ntago tushaka umuntu ugera ikironge, ariko bavuze bati mu tugomba kubuza abanyamakuru ntibarimo. Abanyamakuru saa 9 muhawe ikazi ikironge. Ni umuco ubundi ku isi yose ubaho, ufungura itangazamakuru bakaba baza bakagira uburyo bakurikira imyitozo, n'ubundi imyitozo muri bukurikira ntabwo ari izakoreshwa kuri Rayon. Icyo gihe bakora utuntu tworoshye gusa two kugira ngo mubone byo mu filima, mujyana muri ku mateleviziyo, ku ma YouTube, ku maradiyo, mugakora ama interview, mukagira abo mubaza, abatoza, abakinnyi, ibyo abayobozi bahari, ibyo mwifuza byose. Donc ni culture ubundi abandi no ku mashampiyona no kuri match za shampiyona wabo barabikora. Nibi byinshi tuba tuvuga abatoze burayi baba bakoze ama press conference imbere y'ama match nk'umunsi cyangwa ibiri imbere ya match yakorwa abantu bafite formation. Gusa ni byiza, ikiza rero gikomeye nuko byibura amakipe yo mbasa naho yaniyubatse muri iki gihe. APR n'umundi yariyubatse mu myaka myinshi ishize izana abakinnyi benshi b'abanyamahanga ubona bashobora kugira icyo bongera mu mikinire yayo. Rayon nayo muri uku kwa mbere imyanya 6 yari yemerewe, ubona ko yayikoresheje neza. Bagerageje gushyiramo abakinnyi bari bakeneye ku myanya baburagamo abakinnyi mu izamu, kuri 3 umutima wa defense, kuri 6 ku ruhande umuwinga. Bagerageje gushaka nyine abakinnyi kabisa, handi twavuga ati Rayon iyi myanya ni imyanya irwaye, ikwiye kureba uburyo yakemura ibibazo. Ntekereza ko ariho havuye ako kanyamuneza wumva na ba Rwarutabura, niho havuye iki cyizere uri kubona, niho havuye icyo kintu cyo kuvuga ngo noneho natwe dushobora kuba twahagarika APR yari maze match 2 batsinda kandi basuzuguye 2-0 kuri finale y'igikombe cy'amahoro, ndetse n'ejo bundi noneho ubwo ibashyiramo 3 muri match banza ya shampiyona. Bakavuga bati rero dukwiye natwe kuza tugakora iyo bwabaga tugakora match nziza cyane. Ubwo ndavuga ku ruhande rwa Rayon Sport, APR iti uwagutsinze ni wa wundi ntaho yagiye. Icyo bita state of the clubs cyangwa se aho ikipe ziteretse, umwuka ikipe zirimo, mood ya derby ni nziza. Ni nziza rwose. Igisigaye gusa ni kimwe, mu kibuga niko bimeze, aho Mugaragu nawe ashobora guhita agira atya akinjiramo neza. So no kuvuga ngo ikibuga bahora bashinja itanga nako ntabwo nava ngo barabidushinja, ahubwo bahora bakora ama statement. Ndavuga abakunze umupira w'amaguru mu Rwanda bavuga yuko derby mu Rwanda iri mu itangazamakuru ngo ntihishyuhira gusa kuri stade wa urebye ibishashi biriho niko bimeze, niko bizaba bimeze ejo bundi quality wise tuzaryoherwa. Kuvuga ngo biratandukana na match y'ubushize ya 3-0 kubera ko match ya 3-0 iheruka kubahuza, abonaga ko nta balance yari iri mu kipe imwe, abonaga ko yarushije indi. Ndabiye kuvuga ngo ikipe yagerageje amahirwe yabuze, yakoze uburyo bwose bushoboka yabuze. Navuga ko kuri no shuro icyambere ubwo cyane cyane ubwo tuvuga ku ikipe ya Rayon Sport kubera ko niyo kipe isa nayo ije gukora revenge, kubera ko iheruka gutsindwa kuri stade Amahoro. Nureba ku rutonde rwa shampiyona amakipe ntabwo ari muri position zimwe, kubera ko ubwabyo nureba muri shampiyona ikipe ya APR nuba mu mikino 14 imaze gukina ifite amanota 29, Rayon Sport mu mikino 14 imaze gukina ifite amanota 28. Nuba ko n'uburi no muri shampiyona nabwo ikipe ya APR iri hejuru. Byubikana ko ku munzani umukino uheruka Rayon Sport atsinzwe 3-0 muri shampiyona, amakipe amaze gukina imikino
ingana, ariko Rayon Sport iri inyuma y'ikipe ya APR iri kurushwa amanota 5 kandi bari kunganya imikino, kuba ko radar cyangwa se mu mboni nyinshi cyangwa n'ahantu bibiganisha kuba ari ukureba ngo ese Rayon Sport koko nk'uko babivuga iragaruka ije gukora revenge. Ikintu cya mbere mbona rero kiza gutandukana nuko umukino ushize wari umeze. Icya mbere abakinnyi bahari ubu ngubu ubona ko mu buryo bwa morale cyangwa se mu buryo bw'imitekerereze abakinnyi biraza ko bitandukanye nuko batsindwa 3-0 byari bimeze, ko hari komite isa nayo irimo kugira ibyihindura muri ekipe. Muri uko guhindura harimo rishafo cyangwa se gusa naho bari gukora retushe muri squad, harimo nabo bakinnyi bashya. Umutoza ni mushya, yarahindutse, nawe arabizi ko mu byo yaganirijwe, mu byo asoma byose, iyo uje muri Rayon Sport, uje muri APR, match ya mbere uba ugomba kuza kugaragarizaho ndetse no kugira ngo wiyunge n'abafana bimwe muri izo ekipe ni match de derby de Mirikorine. Umutoza arabizi ko icyo kintu aricyo kiragomba kuza gukoraho. Hanyuma ikindi kintu kiza gutuma noneho tubona mu kibuga ihangana ritandukanye, umukino kugira iyo total dominance mu kibuga, ukera umupira kuko twavugaga ushobora kugira na attempts zigiye kuri 30 ariko ntuze kubona resultat. Ariko uwo mukino wawe uri aggressive, uwo mukino wawe nibura abakunzi b'ikipe babona bati uyu mukino turawishimiye nubwo igitego cyabuze ariko twagerageje, twatemwe izamu inshuro nyinshi. Navuga ko icyo kuba kitaraza kurana n'ikipe ya APR abafana baracyafitemo dute, ariko resultat tujye kureba nyine ngo mu buryo bwa result tutite vuga ngo hari karite y'uwo mukino abakunzi ba APR bari buze kuza kwishimira, results zisa naho zirimo ziraza. Urumva ko winning momentum ya APR imaze iminsi irimo iragenda izamuka umunsi kundi. Navuga ko nubwo umutoza agifite ibyo arimo arashinjwa, abo bakunzi bamushinja cyane cyane kuvuga ngo ntutegeka umukino, nta ushamburiyaji, ntabwo adversaire ahangayika, uburyo bwo gusimbuza kwabo bakinnyi. Ubona ko mu misimburize n'abafana muri stade bumva bavuga kukirebana n'icyo kimisimburize, kuki asa nagira substitution zisa naho ari uniform zimeze nkaho ari zimwe, iminota azikoramo zimeze nkaho ari zimwe. Ya game plan B yo guhindura uburyo bw'imikirire no gushaka resultat ukoresheje remplacement, nabo ziri tactique abantu baje bavuga ngo icyo kintu ntaragikoraho, ariko kubigitwa imibare cyangwa se na resultat ayo manota arimo araboneka. Icyo ryo vuba rero kuba ikipe ya APR iragenda ibonamo ayo resultat gatoya, bakaba bagiye guhura ku munzani. Ikipe ya APR isa naho iri ku rwego rwo hejuru, APR umva ko nayo isa naho iri muri shape yayo nziza cyane, na nyuma yo kurekipera abakinnyi bavuye muri international duty, nabo bavuye muri ekipe y'igihugu. Ibyo nabyo bikwereka ko shape ya APR iri muri position nziza yo kongera kuvuga ngo dusubire ibyo twakoze tubatsira ibitego 3. Ibyo rero ku munzani navuga ko kuwa gatandatu tuzabona karite yo kuri kanana cyangwa se ku cyatsi, tuzabona umukino mwiza utandukanye n'uwo twabonye ushize. Kuri ibyo ugende kuri ibyo bintu byose maze kuvuga, navuga ko bizaba birimo guhangana ku buryo ubu ngubu ku munzani nta kuvuga ngo ino kipe iri hasi indi iri hejuru. Nubwo iyo APR kubera icyo kintu navuga ko imazemo iminsi yo kubona resultat, ubushize babatsinze ibitego 3, bagifitemo icyo kintu cy'igitekerezo ndetse n'iyo moral ubwayo ishobora kuba boostinga cyangwa se kuboostinga morale kuri ibyo bitego 3. Navuga ko isa naho harimo ku kantu gatoya dukeya quelque poussière navuga ko zireje ku rwego rwa APR, ariko kwa gatandatu turaza kubona karite y'umukino mwiza utandukanye n'uwo twabonye ubushize.